nje kubatangariza ngo haracyari ibyiringiro, haracyari umuntu wakumva, haracyari umuntu wakumva akumva kuri gutabaza, haracyari umuntu wabwira akumva, haracyari umuntu waza akagukenyeza n'uwaraga nta bitari gukunda bigatuma byemera. Arangije ngo arababwira mwami Mana, nzi ko ushoboye ibintu byose, ngusabye umuhesha, saba Imana umuhesha. Reba ibintu maze igihe kirekire uri kurasana byo kurwana nabyo, bishaka ko baragutwariye umugabo kandi agatwarwa na Mariya bikemera. Genda ubwira Uwiteka tuwiteka, sabye umuhesha wo kungarurira umugabo, sabye umuhesha wo kungarurira umugore. Erega byashoboka ko umugore wawe yabatwaye n'abandi cyangwa urugo rwawe ruri gusenyuka. Bwira Imana iguha umuhesha, bwira Imana iguha umuhesha. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, ariko ngo iyo utegetse biratungana, wowe iyo uvuze birakunda. Haleluya, haleluya. Tuje gusaba Imana umuhesha, dukomanze ku Mana, dukomanze muri ofisi y'Imana, tuyisanga niduhereze umuhesha. Ese mubyeyi, ubuzima umazemo iminsi ntukeneye umuhesha? Papa, nta muhesha ukeneye? Musore, mukobwa, ubuzima bwa minsi yose nta muhesha wumva ukeneye? Ese ku bana bawe uri kubona nta muhesha ukeneye? Umuntu uri kubyara abana, ukera umwana wavunitse, umwana akajya mu kigare, ajya kunywa ibiyobyabwenge, akajya gusuzugura ababyeyi, ariko umuhesha nahagera arasiga ahinduye umutima w'uyu mwana. Uyu mwana bityo wifuzaga kabaca, kuko yaje ari umuhesha kandi yazanye imbaraga, nyine nk'umuntu ufite confidence yuko aje guhesha umuntu. Shalom, shalom. Ndabasuje mu izina rya Yesu, ndabakunda. Ni wa mubyeyi Evangeliste Esther, inshuti yanyu kandi namwe mukaba inshuti zanjye. Ndabakunda cyane. Kizima cyangwa kindi cyubaka umurimo urimo ashaka kutubwira, wajya tuvugisha nta kibazo, nimero ziba ziriho. Maje no gushimira abantu bose bakoze subscribe, abantu bose badukurikirana. Imana yo mu ijuru idacyari ngo yibagirwe imirimo, ibahereza umugisha. Rero nagarutse nabwo yuko kuri Evangeliste Esther nta rungu, ntabwo riryoha umunsi ku munsi. Undi yaravuze ngo ijambo ry'Imana ngo rihora risosa umunsi ku munsi. Rero reka dusome ijambo ry'Imana, tumaze dusenge, dusome ijambo ry'Imana, hama twumve icyo Mwuka ashaka kubwira. Kuri umukiza mwiza, tugushimiye ko wowe ujya ubasha gukora ibyo batabasha gukora. Waraturinze, turagushimiye, uhabwe icyubahiro Mana. Umuryango wa Evangeliste Esther tugushimiye ko waturinze, warinda inshuti zacu, abari hafi n'abari kure. Mwami Yesu, uhabwe icyubahiro. Tugiye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, nyemerera uzubane natwe. Umwuka wera w'Imana dushyigikire, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kuba mu ruhande rwacu, ntaba ari twebwe ahubwo umwuka wera akomeye gushyirwa hejuru muri byose mu izina rya Yesu, amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo tugiye gusanga mu rwandiko mu kubara ibice 27 umurongo wa 3 tugeza ku murongo wa 7. Ariko hano nshaka tutakoza gutinda cyane, ni ku murongo wa 7. Haravuga ngo data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. 4. Niki gikuza izina rya data mu muryango we? Kabaza. Ni uko atabyaye umuhungu? Kabaza. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. 5. Ngo Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Aleluya. Mose ashyira Uwiteka urubanza rw'aba bakobwa bo bari baburanye, bavuga ati none ko data yaguye mu butayu, kandi data ntabwo yari ari mu iteraniro ry'abagomera Uwiteka.
baburana gakondo yabo, gakondo ya se, babana kugira ngo Imana ibahereze ijambo. Noneho ngo Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Mose ashyira Uwiteka urubanza rw'aba bakobwa. Ngo gatandatu ngo Uwiteka abwira Mose ati, haleluya, ngo abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo na se, uzatume baragwa gakondo ya se. Amen. Haleluya, Imana ishimwe. Nje kukubwira ngo ugenda ukomange, haleluya, ugenda ukomange, ushire urubanza rwawe Uwiteka. Niwe buza ahantu warenganyijwe, niwe buza ahantu umwanzi yakuriganyije. Byashoboka yuko umwanzi yatwaye umugisha wawe. Byashoboka yuko hari umwanzi wicaye mu masezerano yawe cyangwa wicaye muri business yawe. Byashoboka ko hari umwanzi kugeza iyi saha wavuze ati ngewe nicaye ku rugo rwa runaka, ntazashake, ntazashyira imugongo, ntazatera imbere, ntaziva ahari. Ariko nje kugutangariza icyateye abakobwa ba Selofehadi guhaguruka bakajya gushinga urubanza, nuko bari bafite umubabaro mwinshi. Nje kukubwira ngo haguruka. Hari uwakumva ikirego cyawe, hari uwakumva gutaka kwawe, hari uwakumva gutabaza kwawe, hari uwakumva kurira kwawe, hari uwakumva uburyo warenganyijwe, yamara gukubaka gutega amatwi, yarangiza agashyira ikirego cyawe Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo barangije babati, none se ni iki kintu ko tugiye turi abakobwa yamaze gupfa? Ni iki kintu cyazaduhesha agaciro? Ni iki kintu cyazaduhesha ijambo? Ni iki kintu cyazatuma twemerwa? Ni iki? Ese nuko data nta muhungu yabyaye? Ariko ma nje kubatangariza ngo haracyari ibyiringiro. Haracyari umuntu wakumva, haracyari umuntu wakumva akumva kuri gutabaza, haracyari umuntu wabwira akumva, haracyari umuntu waza akagukenyeza n'ubaraga nta bitari gukunda bigatuma byemera. Arangije ngo arababwira ngo Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Urubanza umaze igihe kinini uri kurwana, intambara umaze iminsi uri guhura nazo, Uwiteka azirebe, narangiza kuzireba, haleluya, namara kuzireba agenda kuvuga n'utabasha kuvuga, agenda akore aho utabasha gukora. Haleluya. Nje kubabwira ngo Uwiteka yakinguye nta muntu ubasha gukinga. Ngo Mose ngo arangije ngo Mose gukira Uwiteka urubanza rw'abakobwa. Hano haravuga ngo niyo shaka dutinda cyane, ngo hakari ravuga ngo abakobwa, Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wase, uzatume baragwa gakondo ya se. Nshuti yanjye, nje kugusaba ngo ubwire Uwiteka, Imana iguha umuhesha wo kuguhesha ibyawe. Niyo numva titire mfite y'iri jambo. Imana iguhereza umuhesha wo kuguhesha ibintu byawe umwanzi yakuriganyije. Icyatumye abakobwa bahaguruka, babonaga bari mu buzima bubi, atari bwo barakwiye kuba uko se yari yarakoreye Uwiteka. Ariko baravuga ngo none se data yaguye mu butayu, kandi ntabwo yari ari mu nama z'abantu bagomera Uwiteka. None twebwe ngo twarapfuye, nta gakondo dufite. Erega byashoboka gushaka kumagiye kirekire mu bukonde, nindasohoye mu nzu uyu munsi ni wowe, nindabana kwiga byanze ni wowe. Ariko ugasanga hari umuntu watwaye umugisha wawe, ugasanga hari umuntu wakuriganyije, ugasanga hari gakondo
gakondo yawe abadayimoni bakuriganyije. Nje kukubwira ngo icyatumye Imana ifata uyu mwanzuro wo kuvuga ati abakobwa ba Serafati baburanye iby'ukuri, ibintu urubanza bashinze nibyo by'ukuri biragaragara. Ugende ubaheshe gakondo yabo, ubaheshe gakondo yabo bagira ahantu bitirirwa kugira ngo uwabashaka agira ahantu ababariza. Haleluya. Nshuti yanjye, ese wowe urebye neza, iyo witegereje uburyo wasenze Imana, uburyo warindiriye Imana, ubati Imana ambwiye ko izakora ibi n'ibi, nje kukubwira ngo suko Imana itavuze, ariko ntuhaguruke, haguruka ushinga urubanza, usaba Imana umuhesha wo kuguhesha ibyaha. Agasuzugura nukanga. Dayimoni bagusuzuguye igihe kirekire, dayimoni bakwigeje igihe kirekire, nje kukubwira ngo haguruka utere intambwe, ugende uburane gakondo yawe, ubwire Uwiteka tuwiteka, nje kubana gakondo y'ubukwe wanyemereye, nje kubana gakondo y'abana bambwiye nzabyara b'umugisha, nje kubana gakondo y'ubwenge ku bana banjye, nje kubana business, nje kubana iterambere, nje kubana agakiza kanjye, nje kukudifodrai gome. Ni wongera Imana ngo Uwiteka sabye umuhesha wo kuza kumesha ibyanjye. Haleluya. Icyatumye abakobwa ba Serafati bahabwa gakondo nuko Imana yari yohereje umuhesha. Haleluya. Yari yohereje Mose nk'umuhesha ujya kubahesha gakondo yabo. Ubwira Imana ngo Mwami Imana, nzi ko ushoboye ibintu byose, ngo usabye umuhesha, saba Imana umuhesha. Reba ibintu maze igihe kirekire uri kurasana byo kurwana nabyo, ushaka ko baragutwara uyu mugabo kandi agatwarwa na Mariya bikemera. Genda ubwira Uwiteka tuwiteka, sabye umuhesha wo kungarurira umugabo, sabye umuhesha wo kungarurira umugore. Erega byashoboka ko umugore wawe yabatwawe n'abandi cyangwa urugo rwawe ruri gusenyuka. Bwira Imana iguha umuhesha, bwira Imana iguha umuhesha wo kugira ngo guhesha urugo rwawe, wo kugira ngo kugarurire umugabo wagiye, agarura fiance wawe yagiye, umuhesha wo kuzura ubukwe arahari. Hamagara Uwiteka akuzanira umuhesha, ayohereza umuhesha wo kukuburanira imbago zawe. Haleluya. Sanzuri mwiza Mana we, sanzuri mwiza Mana we, sanzu utajubesha Mana we, sanzu utajubesha yewe Mana. Yo sanzuri mwiza Mana we, sanzuri mwiza yewe Mana. Imana ni nziza. Bwira Yesu aguha umuhesha ukuguhesha gakondo yawe. Wowe urabizi. Ubwira Uwiteka ngo mesha umuhesha wo kunyishuriza amadeni, mesha umuhesha wo kunyishurira amadeni mfite. Ubwira Yesu ngo ndakwinginze umereze umuhesha wo kungarurira ibyishimo byanjye. Haleluya. Erega byashoboka ko umwanzi yakuriganyiraga gutwara ibyishimo, umwanzi yaguteye inguma zo mu mutima, ariko ubwira Yesu ngo mukiza wanjye, nzi gushobora byose, ngo ndakwingize ngo uzuzane umuhesha wo kumesha kongera kwishima. Mama niwongere useke, mama niwongere useke papa, kuko hari umuhesha Imana itwemereye, hari umuhesha Imana iremye, hari umuhesha Imana iduhaye. Haleluya. Nimutege ibiganza mwakira umuhesha Imana iduhaye. Uyu muhesha namara kuhagera uko asanze ibintu siko aza kubisiga. Haleluya. Ntabwo umuhesha yakora ikosa yo kugira ngo bamwohereze. Yoherejwe n'umuntu ufitiye ububasha. Mwatijya kuri tere uhereze Esther gakondo yiwe. Nasya kuri tere ntabwo bikwege usubira inyuma atampesheje gakondo yanjye. Bwira Imana ngo Mana sabye umuhesha. Yewe mama tega ibiganza wakira umuhesha Imana iguhaye. Yewe papa, haleluya, saba Imana iguha umuhesha akire mu rugo rwawe. Saba Imana iguha umuhesha wo kuguhesha akazi. Imana iguha umuhesha wo guhesha diplome yawe akazi. Imana iguha umuhesha wo guhesha amashuri yawe
akazi, Imana izana umuhesha, uyu muhesha nahagera. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, ariko ngo iyo utegetse biratungana, wowe iyo uvuze birakunda. Haleluya, haleluya. Tuje gusaba Imana umuhesha, dukomanze ku Mana, dukomanze muri ofisi y'Imana, tuyisanga niduhereze umuhesha. Ese mubyeyi, ubuzima umazemo iminsi ntukeneye umuhesha? Papa, nta muhesha ukeneye? Musore, mukobwa, ubuzima bwa minsi yose nta muhesha wumva ukeneye? Ese ku bana bawe uri kubona nta muhesha ukeneye? Umuntu bari kubyara abana, ukahera umwana wavunitse, umwana akajya mu kigare, akajya kunywa ibiyobyabwenge, akajya gusuzugura ababyeyi, ariko umuhesha nahagera arasiga ahinuye umutima w'uyu mwana. Uyu mwana bityo wifuzaga kabaca, kuko yaje ari umuhesha, kandi yazanye imbaraga nyine nk'umuntu ufite confidence yuko aje guhesha umuntu icyo yategetswe kumuhesha. Haleluya, haleluya. Dawidi abuze uko bigenza, aravuga ngo Imana niya, Mana yacu niya. Uburebure bwawe Mana ntawabuheza, ubugari bwawe Mana ntawabuheza. Nibugira itangiriro, nibugira n'iherezo, ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye. Haleluya, umuhesha naze. Imana ishimwe. Dawidi ngo amaze kubona ibyo Imana ikoze, abura izina yakwita Imana, arabanga Imana yacu niya. Uburebure bwawe ntawabuheza, ubugari bwawe ntawabuheza, arabanga Imana yacu niya. Haleluya. Kuba rero ko Imana ariya, Imana ishoboye, Imana yumva, Imana ikora. Haleluya. Uyibwire ngo Mana, ngusabye umuhesha, uyibwire ngo Mukiza wanjye, reba biriya na biriya, biriya byaranze n'ibindi birongera biranga, ariko kuri iyi nshuro nsabye amahirwe, ngwino umpeshe umuhesha kugira ngo ampeshe ibyanjye. Waracuruje urahomba, urongera urahomba, urasubira urahomba, yewe uguza n'amadeni, urebe ko byakongera kwemera, ufata keredi uguza abantu, none bakwise kanyamyenda, kandi si uko waze kubishyura, ahubwo ukeneye kumuheshaza, akaguhesha inyenyeri yawe gucuruza, akaguhesha inyenyeri yawe yo gukora ugatera imbere muri business yawe. Ukeneye umuhesha? Tega ibiganza dusenge. Ubwiye Yesu ati, Yesu sabye umuhesha, urebe igikwiriye ibiganza, sabye umuhesha, urebe icyo nkwiriye. Umuhesha naza kugera ku itere amenye ngo runaka na runaka Imana iratuzi, izi n'amazina yacu tutari twabaho iyo yari ituzi. Umuhesha nahagera uwo bamutumyeho ntayoberwa izina. Ubwiye ngo Uwiteka we ngwino, yewe ngwino Uwiteka, uhereze umuhesha azamesha ibyanjye. Tugiye gusengana Imana. Haleluya, tugiye gusenga. Wowe urabizi uko n'Imana mubanye, urabizi aho wasubiye inyuma ukananirwa ukagwa, urabizi aho watendebutse, ubw'Imana ngo Mana banzu nyezu ntunganye, numara kunyeza izina ryanjye wongere ku bitabo cy'ubugingo. Noneho uyibwiye ngo Yesu ukimara kunyeza ndakwinjiza nteze ibiganza. Haleluya, urebe igikwiye ibiganza, uyu muhesha umwohereze azampeshe gakondo y'umugisha wanjye. Kandi Imana twizeye kuri ibi bikore, Mana mu izina rya Yesu. Haleluya, uri Imana y'ubundi buryo. Haleluya, uri Imana ihindura ibihe. Imana ishimwe. Uri Imana yahindura abakobwa basofata ibihe, utuma bagwa gakondo kandi bari barariganyijwe bataraba kuyihabwa, ariko bashinze urubanza wumva gusenga no kwinginga, urangije wohereza Mose nk'umuhesha abahesha gakondo yabo. Haleluya, kuva icyo gihe Abisirayeli bose byamenyekanye ko bagomba guhabwa gakondo. Natwe rero abakuri Evangeliste Esther, abatureba umunsi ku munsi n'abazatureba bazumvira ijambo, ubahe kwizera kuri hejuru, batega ibiganza, bakira umuhesha wo kubahesha ibyabo. Abari barahombye, abari bararwaye uburwayi budakira, bafite ibigeragezo by'inyatsi, bafite ibintu by'ibihombo, no Mwana urebe buri muntu wese icyifuzo afite, umuhereza umuhesha wo kumuhesha ibyiwe. Uri abakobwa babenzwe, abakobwa ubukobwa bapfa buri munsi, n'abasore bapfushuka buri munsi, ubavanaho icyangiro, ubashyiraho igikundiro. Umuhesha namara kuhagera
twebwe. Nanjye Esther ndamwakiriye umuhesha Imana ishimwe. Nanjye ndamwakiriye biwidihidima, ndamwakiriye mu butware bw'ijambo ry'Imana. Nyemera rero mukiza mwiza buri wese urakubana natwe, iri jambo rimuhe imbaraga kandi ritume hari icyiciro avamo ajye mu kindi. Urakoze kuri Mwuka Wera ugomba kutuvuganira kugira ngo duhabwe gakondo yacu. Uri mwiza, turagushimiye ko byumvishije, tugushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Urakoze. Amen, amen. Mwakira umuhesha mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Inshuti yanyu Evangeliste Esther.